ndagufasha. Urambaza iki se? Ndakubaza iki? Gabanya inda. Inda kari yanjye se ni yawe. Nawe uvuze ko atari yawe ariko ibyo wakoreye. Ivyo ndi kurya se ni ibyawe byatetswe nawe. Nago byatetswe nanjye ariko nta maraso banye natanze. Hora yatanze rero byararangiye ziba. Ariko Gaju uriyemera ndacyafite ibikomere byo kuyatanga. Aho gitegure bakuvame mandi ngo nejo bazayatanga. Ubonye noneho nsubirayo sha uzijyana. Kagenda uboshye. Noneho uzagenda kubwiza cyangwa kububi. Ariko mama urikunda. Umiragwa ibiri ndazo nyene ngo tuzajyana. Ntabwo ari ukwikunda wowe tuzajyana utanga amaraso keke zawe nzirye kandi rwose ni kungufu ntabwo uzabyanga. Uhimwa na papa kuko yari yarambwiye ko ibyo bazajya bamara ingi uzajya ubirya. Karya ihene mbisi n'ubundi urabirya. Sineka ibijumba n'amateke byose ukabirya. Amateke se yengereye amaraso mbaheye. Ntabwo nzaho wari ucumbitse. Menya wari utaravuka. Herego urakomeje. Ejo uzijyana nge ntago nzakujya inyuma. Ariko umupenzi mwana wanjye wajya umenya ko wavutse ku mpuhwe z'Imana koko. Ariko uguzi yo abantu bagiye gutanga amaraso ukuntu babaha amakeke bakabaha n'amandazi bakabaha na bya bindi by'abashyiramo inyama sinzi ngo ni ibiki ngiye mbona ndi kwirira pe. Mwajya muminzanira nkabirya so bo ntago uzi yuko nkubyara. Uzi ko banyongereye amaraso ari amaraso banyongerera n'amaraso y'abandi bantu bari batanze kugira ngo nawe ubashe kuvuka pe ubeho nanjye ntapfa ntasiga ubuzima. Ariko kubera ko ari amakeke babaha aryoha yongera amaraso nari amata baba bahaye biba bisaba ngo mwebwe ko yarya kuko mwebwe muracyafite amaraso mazima muyanzanire nyine. Nimba nkunda kututama kuzo cyo ngiye ngo tuzisangire. Oya nyine urabona keke ziba ziryoshye. Biba bisaba ngo uzanire amaraso mbaze nyongera abe menshi basi wowe uzatanga inshuro nyinshi. Abana ntago barya keke. Umva nkubwire ko giye kintu nanga nuko nsubiza nukajya usubizanya n'umuvyeyi pe ibyo bintu nibibi rwose nta nubwo n'Imana ibikunda na leta ntago ibyemera. Ni bibi kuva ryari? Rwose mupenzi umva niba aramuka baguhaye keke bakaguha amandazi ugiye tubabwira uti nyafite meri mu rugo ukunda rwose keke pe mujye mubibika neza mbimushyire n'amata rwose uzuyanzaniye pe msirire nukuri kose pe mwana wanjye ndakwingenza ibuka wa munsi wavukiyeho pe. Ariko Gaju urikunda koko iyo wankundaga twayikoza dusangiye izo keke. Keke nzaguhaho ariko nzaguha nyuma y'iki cyiciro nyine tugiye gutanga nyine cy'amaraso wowe uzanze igende baguhe nibamara kugwa nzajya nguhana agakapu uzajya ubizanamo ariko ujye ubihisha kugira ngo umuyobozi wabari abantu batanga amaraso nyine atakubona sivyo. Noneho ikindi kandi cyaso nabonye na cyari igisambo cyo gishaka kurya neza ujye ukoresha ko ushoboye bihisha mbirye nyine ku buryo cyaso kitazajya kibibona pe mupe ndagukunda pe niba mwana nabyaye kwisezerano ry'Imana abahanuzi baramanuriye baramwe kubyara umwana mwiza muremure gusumba uzajya ureba burya hangura mu kirere. Ariko mama izo muhe zawe ntabwo ari nziza iyo bawankunda twe kuzaza tubisangira. Umva rwose mupe wowe ntugira ikibazo keke wowe bari buguhe umunsi ushaka no kuzigwa uza kubenzanira. Aha uranyibukije ngiye kumara iminsi 3 ngibyawe nawe utanga amaraso. None se mupe ukundeba gutya wariyonkeje se muri turase noneho muri yishyura. So kwiyishyura nagashima Imana yatugeneye uzajya yatanga nanjye nige keke. Okay tanga yawe none. Ndahita nkubyaruka. Umbyaruke nago nakwishingira nini yawe. Mu bana bane nabyaye ntago nakishingira kubyara umwana nkawe usigana n'ababyeyi. Ubwo so asigarana bangahe? So ubyumva se nyine ni 3 wawe nagukuyemo kare. Sawa undangira undi mama. Uje kumubaza so. So nawe sekuru reka nigendere nkureke. Byaba kera koko ariko burakira n'icyana cyangwa n'urwavumba. Icyana kiba kizi yuko abantu batanze amaraso babaye ibintu byiza nkaho cyabizaniye nyina ugasanga nacyo kirashaka gushyira muri amutiba wacyo ngo ninde sha buretse ndakibyaruka nkuko nabikibwiye. Ariko se nanjye ndarengana pe ubundi iyo babahaye ibi byo kurya bibari ibigira ngo bigarura amaraso baba batanze none nabo babasha kugira ubumuntu none ndebera iyo babimuhaye bitamzirira se koko unanjye ndi umuvyeyi koko cyangwa umuvyeyi gito amaraso shobora kuzatuma umwana wanjye ahitagwa kuri iriya seta ukagira ngo bagiye kumubaga sha ngiye kwisubiraho pe ariko si keke ko ziryoha baba we nabya bindi bamenya amabyo bateka we babimpayo numva baba we gashatse kandi Gaju kugira ngo nzabaye ku maraso yanjye karaka n'umuyobozi yarabimbajije nitinyira urushinge nitinyira igishinge cyakishinge ababajomba bagashwe baranje we nabira bintu by'ibishashi bashyiramo amaraso shwe hanzatanga. Ariko so abantu bahano byagenze gutera cyane nyatazi ragone amaso ntago bayisobanukiwe kabisa kuko bayisobanukiwe ndabona inzu ifunguye kandi rwose ubundi gababa we gahunda yo gutanga amaraso yo iriya zira keke nazibariye rwose kamamagare Gaju ahubwo Gaju wino nkubwire yasishirira siko umuntu yahindutse wagira ngo anzaniye inkuru nziza reka ngende.
sheri numvise nabi cyangwa urampamagaye? Ntago naguhamagara ngo bikunde. Nkuzaniye indi nkuru nshyashya. Inkuru nshyashya? Ihereranye se n'ibiki kandi? Ayo makuru ko numva ari mashya. Nahise azaza ntubimenye. Amakuru ufite nanjye ngufite iyindi. Banza wumve yanjye kuko iyanjye yakurokora niri butume tubaho muri urugo no munsi. Humura yanjye nanjye ntabwo iri butwicisha. Nta no wamenye. Yanatwicisha wenda ubizi utese. Ariko njyewe iyanjye harimo nakaryo. Iyanjye ntabwo uyizi noneho. Nta nubwo ari nakaryo ni ibiryo. Ibiryo nyabakize. Yabo yizi ngewe. Hagwa n'umuntu. Ese ko wagira ngo izi nkuru zacu twese ni impanga? Iyanjye no mwimereresha. Nta makuru ufite. Yanyeze ko yazanatunga n'imyaka n'imyaniko. Mugabo mwiza se wayimbwiye. Manje kukuramo n'ingofero. Nta bindi bishora isaba. No gutanga amaraso. Wari wayimenye nawe se? Yo, numvaga ari surprise ndi bugutegurire. Reka nkubwire Gajo. Harapfere n'umwana wayo. Akara amaraso ngenda yatanga. Nuko yafite sha. Genda uyatange. Aho giye rwose ngiye kwipfira. Ntabwo ugipfesha Gajo. Imana yatabaye. Itabara sitabara ibiki? Si amaraso yanjye ngiye gutanga. Ntako Gajo rwose waribonye. Ni amaraso yawe ariko wayahawe n'Imana. Ribonye nyine ko nta wundi muntu wambona. Wese ubundi wagira ngo umbone cyangwa abo ngabo mugiye guhereza amaraso bambone. Ntabwo ndi ikinyogote bana bagenda bakavomamo amaraso ko mba bishakiye. Nyamara waharira keke. Keke kuzirya byo ni ibisanzwe. Wese keke ni iryoha. Ubu kandi ni nazizana watangiye ushukura umunwa uzamura iryo shose ngushaka amakeke. Sheri ntukajye unyuha ukamwe ngo ndashukura. Ntabwo ngiye nshukura rwose nikoreramo. Wikoreramo se sinjye mba yagaramiye naye. Wowe ugenda ugarame bayakuvomemo nurangiza uzanira ibyo ndya mbirye ujyana umuhungu wagenda bayamuvomemo nawe abizane byose. Uzanira urye. Niye. Sha nta muco ugira kabisa. Wowe ugira so kuki utareka kujyayo. Njyewe kugira ngo nze nkuzanira urye. Ugenda nyine ubizane mbirye ikindi se ni iki? Kiganje mono urye nta nisoni nje n'umwana wanjye tukagenda bakatuvomagura tukazana amamvirope twikoreye gusa ngo kugira ngo Gajo urye. Ahubwo ari ikintu mujya mwibagirwa. Mujya muzana amata menshi muzane keke nyinshi mubizanire Gajo jewe n'igiye mbisuka mu gikombe ng'ikindi gifite narakigure cya plastique. Shaka nkubwize kuri Gajo. Buriya rero gahunda kuko ziba zimeze. Nimba gutanga amaraso nta kintu cyacu uzongera kurya utagaramye ngo bayakuvomemo nawe. Ahubwo se murajya kuyatanga ryari ko numva ahubwo narambiwe. Dore niba ibikombe nabiteguye rwose. Murajya kuyatanga ryari ngo mbaherekeze. Wemeze no kuduherekeza gusa bakatuvomagura wihagarariye. Ariko sheri hari ikintu ushaka kukubwira. Icyambere iyo nzananye namwe baba bazi ko nanjye naje gutanga amaraso. Iryo nibanga ryanjye namwe kuba ko muzi ko ntinye kiragishinye baba bashaka kujombesha abantu. Mujye mureka bagira ngo nanjye naje kuyatanga bigwiza murongo nuzuza umurongo ariko nibajya kungeraho nza n'izindi mpamvu. Urya ibintu byacu. Mbirye mba nagiye kureba ibintu bari bubaho uko bimeze. Nese nimfu zapfa. Uzawicwa n'iki? N'ingwara kwiseta. Gutanga amaraso byishe nde? Aha urakoze cyane nawe byishe nawe uyu munsi ugiyeyo. Ariko ntitujye impaka mubanze mugende tubanze tunabibone nizo keke niba bari buzibahe muzizane ngiye mbanze nzirye ibindi ubundi. Oya uyu munsi nawe uraharyama. Ariko uzikari wawe wigisha umwana wawe imico mibi. Iyihe mico mibi? Sikaye mbona umwana wawe nawe ashaka kumenyera. Uriya mwana wanjye yarakuze azi imvune icyo zisobanura ziko umuntu arya ibyaro hiye sha. Asigaye nyurira iryo jambo uvuze uherutse kuvuga bwa nyuma. Reka nkubwire. Niba ushaka ko mubyaruka uzabibona. Umubyaka se umubyaruka mu bicyo. Uzamubyuka se uzaba wowe ubayeho. Kubera iki ntazabaho? Urya imitsi y'umwana n'umugabo. Iyo nyiriye ko namubyaye. Ngise warambyaye ye kurya ibyanjye. Ariko waranshatse. Mbese ubwo wowe nukubaho gusa uri umusongarere. Wankuriraga iwacu iki? So gutanga amaraso ariko. Ntabwo wankuriye iwacu gutanga amaraso wankuriye iwacu kugira ngo ngaburire n'igihe mvyibuhetse neza. Ibyavuye se mu maraso. None bitavamwo. Sa amaraso bavanyemo ya mama bakamumvanamo nawe mama akakushingira. Ariko uransetsa. Wowe se ufite amazi? Ibyo wibimbaza abantu by'amazi gicyonzi cyo nuko nge nawe twabaye umwe. Kanigendere. Igendera nyine. Uyu mugabo n'umwana we ko mbona bose bateye kimwe koko. Ntibagiye kunkura ku mugati koko. Baba we. Izi keke ntiwabona nzihombye. Ariko barabeshyera ubusa. Sha, aho bagenda bakurikira. Umva mwamasafuriya uyu munsi ndabaza yarabujura amakeke sha uyu munsi nta mikino. Ariko uziguhindaga ibi byose ni ibyiki? Hahindagana wowe ahubwo wowe urambazi. Ariko uru rugo ni urwawe ni urwaso ubundi ni urwande. Ni wowe uzi ko ari urwawe.
watanze kize kugira ngo ruboneke. wowe uje 2020 cicika ntabyo uzi. Aha ni iwacu ariko. Vuga make sha umbwira icyo ugiye kumaza ibyo bisafuriya mbona bisa nkaho bwakereye. Ibi ngibi ubona birazamo amakeke. Si amakeke gusa ahubwo mbwira ngo ibi ngibi mbona ugiye kubikoresha business wowe naso. Ku maraso yandi. Maraso y'umwana wanjye n'umugabo wanjye. Umwana wawe nde? We mupenzi. Ndongera kwitwa umwana wawe. Ari uko keke zose naza nyina ziri nazimaze. Ari kugira inda koko mupenzi. Ndumva ari uguhangana uzimara utagitaha hano. Reka se kandi ibyo nabyo byari birimo. Bitabamo. Ubwo noneho urabivanamo. Kunda nta mikino. Shagaju ndakuzanira rye nakunda. Uzane nyine. Sawa reka mengiye mu nda. Uzi n'ikindi gutanga amaraso byahindutse.